umuntu warota Tshisekedi kubera ko adakunda u Rwanda akavuga ati toka shitani. Warota perezida w'u Burundi kubera ko bahanganye n'u Rwanda akavuga ati genda umunyarwanda nagombye kurota His Excellency Kagame. Na Samia Suluhu ni perezida, na Obasanjo yari perezida kandi ntarapfa. Olusegun Obasanjo ntarapfa. Yego. Na Donald Trump rwose. Ariko kuba ari usa nk'uyoboye isi ntabwo bivuze ko uronse ibintu bikomeye. Kuri level y'ubuhanuzi abaperezida bose ni bamwe. Okay. Ari uwavuyeho ari nuriho sofu wapfuye. Yego. Buriya Jerry umuntu wese wapfuye yaje mu nzozi. Jye uhita uvuga ijambo komeye mubwire ngo ndazi ko umubyeyi wanjye yapfuye toka satani. Nturi mama, nturi papa, nturi perezida w'uri dayimoni mva imbere. Uramucyaha pe. Yego. Kubera ko uwapfuye nta kindi yakumarira. So rero gusobanura ngo perezida icyambere kurota perezida w'igihugu mu buryo bw'umwuka. Kuko ari umwe mu bafata imyanzuro. Afite authority. Yaguha imbabazi baragufunze. Cyataguha imbabazi ku cyaha cya jenoside urabizi. Ibagabanya ibihano. Afite ubushobozi buri hejuru. Vuga ngo niwe muri hejuru cyangwa mu bushobozi bw'uburyo bwose kandi agafata ibyemezo ntagire umuvuguruza. Nashaka bari no mudamu. Yego. Perezida. So icyambere bisobanura ko ari authority and promotion. Yego. Uri hafi aha? Ndi hafi. Ni authority and promotion. No butware ndetse no kuzamurwa. Okay. Vuga ngo ni uguhabwa ubutware autorité na promotion. Yego. Ibyo bintu ukaba ubizi. Kumurota wamubona yicaye, wamubona agenda, wamubona avuga ariko abakiriho nubwo atakiyobora ariko abakiriho. Yego. Ko utakiriho we ntacyo navugana nawe burya ariko. Ubwo rero ndagira ngo twifashishe ijambo ry'Imana kuko abahageze ko tureba iby'Imana itubwira tukabihuza. Ni ukuvuga ngo uba ufite autorité hehe rero? Ubutware hehe? Ni mu rugo, ni mu kazi, ni muri domaine yawe. Njyewe nshobora kuba ntafite ubutware bwo kukuyobora abantu ariko ukaba utapfa kunyinjirira. Warabona abantu bagira ikintu cya autorité muri bo. Yego. Ngo nawe ukora ku cyumba cye nta novogera ibikintu ntabyo gusa wifitemo icyubahiro utazi aho wakuye. Yego. Ugasanga no mu kazi basa nk'abantu bashaka kwihohora kuko ari ubushobozi buba wahawe. So rero ku muntu ubaho asuzugurwa, ku muntu ubaho acishwa bugufi bivuze iki? Buriya Zaburi 75:6 bavuga ngo ntimugashyire hejuru cyane amahembe yanyu, ntimukavuga iby'agasuzuguro mugamitse amajosi, ko gakiza kadaturuka iburasirazuba cyangwa iburengerazuba cyangwa mu butayu bw'imisozi, ahubwo Imana niyo mucamanza ishyira abantu hejuru. Buriya abantu benshi barihenda, ubwo baribeshya. Perezida afite uburenganzira. Burya muri iyi si dufite Imana, perezida, umubyeyi bagufatira ibyemezo ntunyeganyega. None nkwirukanye mu nzu yanjye wazamo gukora iki? Ntabwo bikunda. Ninde leta yakuzana musa? Ntayo. Rero ubutware buva iyo imushyize hejuru, mfata umuntu uri hejuru y'abandi. Vuga ati gere uyu munsi bamugiye gutya ntacyo bahindura kuko imvugo ye ni ijwi ry'Imana. Yego. Abantu bajye babyumva kuko afite ubuzima bw'abantu. Ibaza umuntu wemerewe gutanga imbabazi wenyine mu gihugu. So rero icya kabiri, it's power around you. Ubwo ni imbaraga zikuzengurutse. Kumurota. Yego. Cyane cyane ubona yicaye ariko arimo yandika cyangwa ayoboye inama. Yego.
ibi bintu hari igihe umuntu abaho akumva agoswe n'ubwoba, ariko ubwo bwoba bugoswe nabwo ukaberwa ikintu kikuriho. Twibaza ntawe wambuye, ntiwaburaye, kibise, ntiwatonganije, ariko muri wowe ukumva hari imbaraga z'ubwo bazikugose, kandi buri icyoba cyose kikugose yego biba ari umwuka mubi wo kwa Satani ni mu gutera. Ubumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira ngo umenyeshe ubumwe bw'Abera si idini, si itorero, ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka, ugasenya ibicaniro bishya, ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabateguriye ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo nkwanira abawe, nkwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima, bakorere, baraga ibyiza bazakira, kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubake ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. ndagusuje nkwifurije kugira ibihe byiza dukurikiye. ni ko bumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. nkuhaye ikaze rero mu kiganiro nkwanira abawe, cyangwa se Build an Everlasting Legacy. twongeye kugira umugisha wo kuba twongeye kuba turi kumwe n'umushumba nyuma y'igihe kitari gitoya atari kumwe natwe, ariko kuri uyu mugoroba twongeye kuba turi kumwe. amazina ni Jerry, nkwifurije kuzagira ibihe byiza muri uku kwezi kwa gatanu dutangiye. Imana izakwiyereke, Imana izabane nawe, Imana izakurengere mu byo uzaba uri gukora byose, izagure intambwe zawe. ndumva ari byo nakwifuriza. nkwifuriza gukomeza kugira ubugingo n'ubuhagarike mu byo ukora byose. mushumba, wongeye kwirirwa neza? ni amahoro? Ndashima Imana, ni amahoro masa. yego nongeye kunezerwa kongera kuboneka ku bumwe bw'Abera Ministries, cyane ko nari maze iminsi ntaboneka muri ya mahame yo kutavuga aho umuntu ari. nari ndwaye. wari urwaye? urabwira ngo urarwaye. hari n'igihe abagome babyuriramo bakongeramo za dongorone. rero mwarakoze, ndagushimira ukuntu wahagaze neza ku kibuga, ukabana na Sirasi, ukabana n'abaprofete benshi, kandi narafashijwe, ndanyurwa kubw'ibyo bagiye batuganiriza. rero uyu munsi nabonetse, ndahari, meze neza, ndashima Imana, kandi Imana yabanye nanjye. amen. nabonye byinshi. ni byiza cyane kuba uhagaze neza ushima Imana. rero reka nkubwire ngo ikaze n'ubundi mu kiganiro. iki kiganiro barakizi ko cyihariye, twimbika cyane, ariko tukibanda ku bicaniro karande ndetse n'imivumo. ariko noneho kuko abantu inzozi zakomeje kuganza, byose tukajya tugira umwanya tubishyiramo. ndakwakira rero tugeze ibyo waduteguriye uyu munsi. urakoze cyane. muri iyi minsi namaze igihe ndwaye, ndyamye, ndacyari ku miti, ariko it's okay. ari umunaniro, byari ibintu byinshi, byari byinshi, nanze kuvuga ibindi. ariko tuzengurutswe n'abantu batari beza, by the way. yego icyo mvuze wacyumvise. tuzengurutswe n'abantu batari beza. abantu batuzengurutse. ushobora kujya kwiteza ishinge, kandi ubundi wakavuwe n'icyatsi cyo mu rugo, mukabyita ibi, ibindi atari ibi, ibindi atari ibi. ariko rero ndashimira Imana ko meze neza, kandi ndumva nguwe. sinzi nawe urabona ko meze neza? ariko umeze neza. urakoze cyane. rero narebye ukuntu abantu basobanura mu kunywanira abawe n'iki byose, ndeba ukuntu abantu basobanura inzozi zigiye, agahinda karamfata. ubundi kwigana ni byiza, no kwigana neza nabyo ni byiza, ariko kubwira abantu ibintu bidafite ukuri kugaragara aho biba bihuriye. ko buriya abantu bose bararota, bose uko bakabaye, ariko si bose basobanukirwa inzozi.
kuko si impano yabo. Ndashimira Imana ko Imana yampaye impano, ndashimira Imana ko nabyize, ndashimira Imana ko nsoma ibitabo. Buragiye kugira ngo njye kugushyirira hanze inzozi byaciye mu nzira enye. Cya mbere ihishurirwa ryabyo, kabiri ibitabo, gatatu kugenzura uko abandi bavuze, sibyo? Icya kane cyo kirakomeye. Ese iyo ubihuje ibyo byose ukabyegeranya bihura n'icyo umwuka yakubwiye muri wowe? Kuko hari nk'umuntu wo muri South Africa, hari undi wo muri Nigeria, hari n'abandi benshi basobanura ko pupu ari umugisha. Pupu ubwo ni umwanda wo muri tuwarete, ariko ngo ni umugisha, ngo wayakandagira ngo ugahinduka uburozi. Twibaza abantu ni views. Rero uyu munsi ndashaka gusobanura icyo bita kurota perezida uwo ari we wese, umukuru w'igihugu icyo ari cyo cyose. Mbabwire ko hari inzozi zose ni nziza, ariko hari imwe mbi, iyo ntibayivuga. Rero udukurikiye ategereze ndayivuga bwa nyuma. Sinzi nuko byumva. Ndagukurikiye njye. Ngo babyita byiza byose, ariko no, hariho kimwe kidashoboka unayirose uko. Nta mugisha uri hafi aho, wankundira tugasenga. Ndagukundiye rwose. Mana, nciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe, umutima wanjye uyobowe no kugira ngo data urushaho kubana nanjye muri kino kiganiro cyo kumugoroba cya Building Everlasting Legacy. Kuko mwami, inzozi ni ubuzima, inzozi ni icyerekezo, inzozi ni amahirwe, inzozi ni ubujyanama, inzozi ni uburyo data utuyobora budushyitsa ku masezerano y'ibyiza. Kuri uyu munsi w'itariki ya mbere z'ukwa gatanu, mwami Imana, aho Bibiliya igaragaza ko Ezira rubwo yarageze i Yerusalemu, mu gihe yaraciye ukagezi ahava bimukomereye, yabuze inzira anyuramo kubera yuko ngo abanyazi n'abambuzi bari bamuri imbere. Ariko kwinginze gato gusumuha icyerekezo, maze ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu yisanga i Yerusalemu. Sengeye abakurikira umwe bw'abera ministries bose ngo kuno kwezi kwabera ukumugisha bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Buriya kurota perezida w'igihugu icyo ari cyo cyose, yaba kiriho kiyobora cyangwa atayobora. Ubwo kubaho no kuvuga ngo atakiri umukuru w'igihugu. Yes. Ariko yarigeze kubaho. Yes. Okay. Cyangwa ari active cyangwa ari passive, ayobora cyangwa atayobora. Ariko yarapfuye. Urumvaho ibintu bikomereye abantu basobanura abantu nabi. Ikuzi nta kumenya, nta mateka, nta mibereho. Yego. Ubu hari umuntu warota Tshisekedi kubera ko adakunda u Rwanda, akavuga ati toka shitani. Warota perezida w'u Burundi kubera ko bahanganye n'u Rwanda, akavuga ati genda umunyarwanda nagombye kurota His Excellency Kagame. Na Samia Suluhu ni perezida. Na Obasanjo yari perezida kandi ntarapfa. Olusegun Obasanjo ntarapfa. Yego. Na Donald Trump rwose. Ariko kuba ari usa nk'uyoboye isi ntago bivuze ko uronse ibintu bikomeye. Kuri level y'ubuhanuzi abaperezida bose ni bamwe. Okay. Ari uwavuyeho, ari nuriho, sofu wapfuye. Yego. Buriya Jerry, umuntu wese wapfuye yaje mu nzozi. Jya uhita uvuga ijambo ko mubwire ngo ndazi ko umubyeyi wanjye yapfuye, toka satani. Nturi mama, nturi papa, nturi perezida, uri dayimoni mva imbere, uramucyaha pe. Yego. Kubera ko uwapfuye nta kindi yakumarira. So rero gusobanura ngo perezida icyambere, kurota perezida w'igihugu ni mu buryo bw'umwuka. Kuko ari umwe mu bafata imyanzuro, afite authority, yaguha imbabazi baragufunze,
Yego. cyatagoye bazi icyaha cya jenoside urabizi ibagabanya ibihano afite ubushobozi buri hejuru uvuga ngo niwe muri hejuru cyangwa mu bushobozi bw'uburyo bwose kandi agafata ibyemezo ntagire umuvuguruza nashaka bari n'umudamu yego perezida. So icyambere bisobanura ko ari authority and promotion. yego uri hafi aha ndi hafi ni authority and promotion. ni ubutware ndetse no kuzamurwa. Okay. Nuvuga ngo ni uguhabwa ubutware autorite na promotion. Yego. Ibyo bintu ukaba ubizi kumurota wamubona yicaye wamubona agenda wamubona avuga ariko abakiriho nubwo atakiyobora ariko abakiriho. Yego. Ko utakiriho we ntacyo navugana nawe burya ariko ubwo rero ndagira ngo twifashishe ijambo ry'Imana kuko abahageze ko tureba iby'Imana itubwira tukabihuza. Ni ukuvuga ngo uba ufite autorite hehe rero ubutware hehe? Ni mu rugo, ni mu kazi, ni muri domaine yawe. Njyewe nshobora kuba ntafite ubutware bwo kukuyobora abantu ariko ukaba utapfa kunyinjirira. Urabona abantu bagira ikintu cya autorite muri bo. Yego. Ngo nawe ukora ku cyumba cye nta n'uvogera ibikintu kandi ntabyo gusa wifitemo icyubahiro utazi aho wakuye. Yego. Ugasanga no mu kazi basa nk'abantu bashaka kwihohora kuko ari ubushobozi uba wahawe. So rero ku muntu ubaho asuzugurwa, ku muntu ubaho acishwa bugufi bivuze iki? Buriya Zaburi 75:6 bavuga ngo ntimugashyire hejuru cyane amahembe yanyu, ntimukavuga iby'agasuzuguro mugamitse amajosi, ko gakiza kadaturuka iburasirazuba cyangwa iburengerazuba cyangwa mu butayu bw'imisozi, ahubwo Imana niyo mucamanza ishyira abantu hejuru. Buriya abantu benshi barihenda, ubwo baribeshya. Perezida afite uburenganzira. Burya muri iyi si dufite Imana, perezida, umubyeyi, bagufatira ibyemezo ntunyeganyege. None nkwirukanye mu nzu yanjye wazamo gukora iki? Ntabwo bikunda. Ninde leta yakuzana musa? Ntayo. Rero ubutware buva iyo mushyize hejuru, vata umuntu uri hejuru y'abandi. Vuga ati gere uyu munsi bamugiye gutya ntacyo bahindura kuko imvugo ye ni ijwi ry'Imana. Yego. Abantu bajye babyumva kuko afite ubuzima bw'abantu. Ibaza umuntu wemerewe gutanga imbabazi wenyine mu gihugu. So rero icya kabiri, it's power around you. Ubwo ni imbaraga zikuzengurutse. Kumurota. Yego. Cyane cyane ubona yicaye ariko arimo yandika cyangwa ayoboye inama. Yego. Ibi bintu hari igihe umuntu abaho akumva goswe n'ubwoba. Ariko ubwo bwoba ugoswe nabwo ukorerwa ikintu kikuriho. Twibaza ntawe wambuye, ntiwaburaye, twibaza ikibiteye, watonganije, ariko muri wowe ukumva hari imbaraga z'ubwo bazikugose kandi buri icyoba cyose kikugose. Yego. Biba ari umwuka mubi kwa Satani ni mu gutera. Noneho rero uyirose perezida wa repubulika uwo ari we wese. Yego. Bisobanura power around you cyangwa system yawe. Uburyo bwo wagaho Imana yongeyemo imbaraga n'ubushobozi bwabundi bwabanje ku buryo ibikuzengurutse n'abakuzengurutse kukuvogera biza kubagora. Utangire kumva none uri comfortable ntabwo bufite ko muri systeme byatunganye. Yego. Hahandi wicara ukabona banki irakwandikiye ngo kutishyura. Umutima ntukuvemo. Kumva uratekanye cyane. Yego. Umuntu yagutuka ukumva bisa nk'aho arimo kuririmbira. Yego. Ibyo byose bisobanura ko iyo warose nyakubahwa perezida wa repubulika w'igihugu icyo ari cyo cyose, yaba icya Philippe, yaba uwo muri Togo, yaba uwa hehe, apfa kuba ari head of the state.
yes. Icya gatatu ni destiny recognitions. ubwo ni nko kubona icyerekezo, ni ukuvuga ngo destiny yawe bayirekoni cyangwa recognition iramenyekanye. Ugiye kumenya ngo nzaba umukameramani, nzaba umudogiteri, nzaba umupresenter, mbega destiny yawe ntabwo ukishakisha gauche droite baza abantu ngo nimumbwire ngo no nakora iki nabi straight. Buri wa muntu udahinduka. Ubwo niba abagabo udashobora kumenya icyemezo nurotanya kubaho iki kurimo gikora. Yego. Ni ryari wumva ugomba kugikora? Ni igihe bakubujije ahubwo umva bakongere kugikora. utita kuba guca intege. No. Kuko icyo gihe na ibimenyetso nka bitatu basapota baba bakeya. Abandi bakumvisha ko wayobye. Bakakumvisha ko wakererewe. Bakakumvisha ko wihuse. Bakakumvisha ko ibintu urimo gukora bitari muri gahunda nziza. Yego. Ariko wowe kumva nibyo ushaka bikwaka. Nibyo wumva ushaka nubwo batabishaka. No kuvuga ngo nubwo tutari usome cyane, usomye bayo so wabibona n'amagambo menshi cyane. Ikindi bisobanura neza ko uburyo bugiye guchanginga your life. Ubundi the destiny it's like a change your life. Ni nko guhindura ubuzima, guhindura ntuze byo wakoraga ugatangira kuba responsable uvuye muri irresponsabilité. Ko no gutangira gufasha gufata ibyemezo ndetse no kugira inshingano. Ugasanga n'umuntu mu rwego afatanya ibyemezo kandi atari we mukuru. Hagati no bigira ntabwo mbishaka ndashaka ibi nibi. Yego, bibaho. Ku buryo uba wumva udakeneye urusaku. Kandi ikindi byerekana ko iyo destiny yawe ntabwo uzayijyamo kabakaba ushakisha. Uri umunyabwenge. Batari gukura mugabo atize ubwenge bukura. Icyo bita gukora ikintu ukabona kiri perfect, kimeze neza, gihagaze neza, yasiga irangi rigasa neza, yasokoza ukabona ni byiza, yaseka ukabona ni byiza, yarya ukabona ni byiza, yewe yanasura kumva umusuzura humura. Nticyagenda. None hari igihe ugeramo ukaba appreciated by since kona mbega ukaba favori, ikirere kikagufavoriza, abantu bakagufavori, ubu ufite igikundiro mu buryo bwose kiri hejuru ku buryo n'uwaguhagurukira nk'urugero nk'uriya mugabo wari umuhagurukiye avuga yabuze umusapoti. Yego. Ko inzira igikuzimu ntawe utajyayo kuko abantu barakennye. Ashobora guhaguruka ahubwo yakuvuga cana yigahita izimureba n'amaso imanuka. Yego. Ntacyo wamukoreye gusa kuko yavuze akanwa utagomba kuvuga. Yego. Kandi ikindi je kinshimisha ni uburyo poromosiyo iza n'abandi bakavuga kandi ugasanga si twabonye se ko igiti cyera imbuto ari cyo giterwa imijogojogo buriya. Kanguha inkuru hano ubwo uyiheruka. Ntabwo mperuka inkuru. Igihe cyose uzabona nta bantu bakurwanya uzamenye ko ntacyo umaze. Ubwo mu gihe uri muri comfort zone uzamenye kuri useless, ntacyo ufite, ntacyo uriho, wararangiye, ntacyo twaye satani, nicyo twaye abantu. Ariko umunsi ubona bahagurukiwe n'abo urusha ubwenge n'abakurusha ubwenge, abanzi bakiyongera, imbere yawe hari umugisha. Yego rata. I got you. Kabiri nubona ambutiyaje z'abagore, cyo twita ambutiyaje. Urayumva? Ubwo ndikanze. Ambutiyaje. Hano turagukunda mbega urukundo rw'abakobwa nka 500 kandi uri umuntu. Uzamenye ko hariho umugisha ugiye kuza imbere yawe, abo nabaje gukingiriza ikirere cyawe. Rero biri ikigoryi uravuga ngo abagore barampagurukiye. Yego. Buryo buciriritse reka abantu bagukunda ariko ufate wa murongo wawe.
cyanyuma iyo usoroma bizakugirira umugisha uratokorwa. isoroma ibizakugirira umugisha uratokorwa, ariko nta giti kigukora mu jisho. sibyo? nibyo. wari uzi neza ko ukora ikintu umuntu akakigana kikamunanira? yego. ariko ubundi nkubaza, wigeze ubona hari umunyonzi witendeka ku ikamyo irimo ubusa? oya. kuko ibiguruka rero impamvu abantu bakwitendekaho ni uko ufite ibintu rata. yego. haleluya. amina. So icya kane rero ni uguhatana cyangwa kwiruka. kurota uhatana cyangwa wiruka usanga perezida yarangiza akakwakira, bisobanura umugisha udasanzwe. ni kuvuga ngo ugiye kuba successful ku kintu cyose. uzacuruza bikunde, wige bikunde, usabe visa bikunde, kuko wahatanye. uramutse ugiye n'abarinzi barabwatoya mureka agire gute. aha mvuga si ukurota abana be cyangwa umugore we, ndimo ndavuga perezida ku giti cye. babyumve ngo narose umwana perezida tuganira. ibyo ni ibindi tuzabivuganaho, kuko ntabwo ari aba celebrities, ntabwo tubazi, ntabwo hari ababona buza stars cyane ntababona ntabwo umunsi. so no kuvuga ngo gutana cyangwa kwirukanka usanga perezida, abarinzi ntibagufate. ushaka kuva ibice bine wahabona iyo nkuru, no kuri Timoteyo 4:14 wabona izo nkuru. yego. bisobanura ko ugiye kuba successful ku kintu cyose. witinya. niba ufite sheri sobre invitation turabagukorera. yego. hanyuma ikindi, kurota ubona perezida mu nzu wawe. wonderful. This is a powerful in you. ubwo ni imbaraga zikurimo. muri make nta mwuka wa karande, uw'inyatsi, uw'igisuzuguriro ukiri muri wowe. ugiye kuvuga rikagira gute? rikagenda rikijyana. rero ya nzozi mbi navuze kurusha izindi. kurota ujya gusanga perezida, abarinzi bakaguhagarika, ntunamubone, ntimunavugane, ntimunaganire, karinda agenda mutaganire, you broke. kandi intention yawe cyangwa icyifuzo cyawe cyari ukugenda kumusanganira mukavugana. noneho uragiye, abarinzi bagize gute? baraguhagaritse, nawe ntakubonye, nawe ntimuvuganye, ukangutse mudahuye. aha ni mu nzozi twibereye. turi mu nzozi. wa muntu, menya ngo ufite ibintu 5 bibi. ku ifaranga ntuzakoraho, uzarikora ariko ntuzarirya, uburwayi buzaritwara n'indi bibazo, cyangiro ku bantu, umwuka wa karande ku bantu, nta kintu uzakora ngo kiguhire, kuko uwari kuguha favor abarinzi bamukubujije, nawe bwe ntiyaguhamagara. ngiyi inzozi yo kwitonderwa. abantu babwirana ngo samwa n'ibintu byiza gusa, no. hari iya kabiri, kubona aguhereza ukuboko, mu kuboko ntakwakire kandi yaguhamagaye. indi iteye ubwoba, gutumirwa wagenda ukamubura kandi bakanga no kumuguha kandi umeneba n'amaso. ibyo bintu rero ni inzozi mbi zo kurota perezida, abantu tajya bavuga bakazihisha. kuko ugeze imbere ye arasubizwa cyane. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, mwanira bawe. Igikorwa cyo kuvura abantu kirakomeje, igikorwa cyo ku Seeds of Joy kurwanya imirimo kirakomeje, bakomeze badushyigikire. turashimira abamaze kubikora, hari undi muntu wo mu Budage nawe abikoze. Imana imuduhere umugisha. Imana ibahe umugisha cyane. Shalom.